Bwana munyamakuru, ibi bintu urabibona gute kuba M23 yamaze kwidekarara ko yavuye mu bice bitandukanye nka Walikale, igice gikomeye kandi abantu benshi babona nk'igice cy'ingenzi kitagakwiye gutuma abantu bava muri ibi bice? Muri aka kanya wowe urabibona gute bwana munyamakuru? Jewe icyo mbona ni uko muri kano kanya nk'uko hakomeje kugenda mbikubwira, cyane cyane nk'umuntu uhari, cyane cyane nk'umuntu ujya ureba ibikorwa biri kugenda bihabera, kuko urabizi neza ko muri aka kanya ibice bigiye bitandukanye ngenda mpagera, ndetse nkabona n'ubundi bakomeje gukubitwa mu bice bigiye bitandukanye. Muri aka kanya rero ngira ngo nk'uko wari ubivuze, bikomeje kugenda bishyira habi n'ubundi, kuko bamaze gutakaza ibice bigiye bitandukanye. Nabonye ari gutsindwa gukomeye, kuko bakomeje kugenda batsindwa, kandi kuko ngira ngo muri kano kanya urebye ibice barekuye by'ingenzi, kandi urabizi neza ko bwana munyamakuru hari ibice byagiye bigaragara, hari ibice byakomeje kugenda bigaragaramo imirwano, ariko izi ngabo ugasanga zihagaze. Ngira ngo urabizi neza ko mu minsi yatambutse, ndavuga ubwo bafataga ibice bigiye bitandukanye, hagendaga hagaragara ibikorwa bigiye bitandukanye byo kuba barihagararagaho, FARDC yagaba igitero ugasanga barayisubije ndetse babifatanya n'ibindi bice. Ariko muri kano kanya ngira ngo ibintu byarahindutse bwana munyamakuru, kuko izi ngabo zikomeje gukubitwa inshuro, mu by'ukuri kugeza n'ubwo mu mujyi wa Goma bageze ku irimbukiro, ndetse bakomeje no kugenda batakaza bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye. N'ubwa mbere natunguwe buriya bwana munyamakuru, izi ngabo ngo ubwo zaburaga general cyangwa se umuyobozi ukomeye nka Wiringoma, zikaba zaratuje ndetse no kwihorera bikaba byarahagaze, ahubwo bagakomeza gukubitwa inshuro. Kuko ubu ngubu rega bwana munyamakuru, na Sultan Makenga ntabwo ibyo birajya ku murongo, kuko n'umwe mu bagabo bangiye kugaragara gato mu bitero byagiye bigaragara, hanyuma aza kugira ibibazo bigiye bitandukanye, nawe azakurasirwa ku rugamba cyangwa se akomerekera ku rugamba. Ubu rero muri aka kanya biteje inkeke kwibaza iherezo ry'umutwe wa M23, kuko bakomeje kugenda batsindwa mu by'ukuri. Ibintu rero n'ubundi bikomeje kugenda bibashyira habi bwana munyamakuru. Yego, n'abantu benshi baravuga bati noneho bishobora kuba bigiye kuba abantu bibi, kuko muri aka kanya hari amakuru avuga ko bamwe mu basirikare ba FARDC bongeye kwisubiza ibice by'ingenzi byo muri Walikale. ubu aka kanya FARDC ntiri kwigenzura, M23 yamaze kwidekara ko yavuyemo. Mu by'ukuri njye ndabona ku ruhande rwanjye, ndabona rwose uko ari ugutsindwa gukomeye kw'izi nyeshyamba, kandi gusubira inyuma kwazo cyangwa se gutakaza ibice by'ingenzi byakomeje kugaragara hano ku butaka bwa Kongo, bisa naho bibangamira abaturage bari bizeye izi nyeshyamba. Muri aka kanya nta muntu n'umwe utabona ko hari bimwe mu bikorwa byagiye bikorwa, cyane cyane byo kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke, cyane cyane ko u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagiranye amasezerano y'amahoro. Ariko abantu bakibaza bati kuki u Rwanda rujyana amasezerano y'amahoro byarangiza bigafatwa uko ari M23, kandi M23 itagiye ku rugamba. Gusa abantu benshi nibo bahita bavuga ati u Rwanda rwose byanga bikunze rufasha izi nyeshyamba, kandi buri umwe wese akanabibona. Mu by'ukuri ibi bintu ntibishobora kuba byaratangiye kugaragaza icyo twakwita ugutsindwa gukomeye kw'izi nyeshyamba, cyangwa se gutinya. Mbere ntibajyaga gutinya, ariko ubu ngubu basigaye batinya igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Felix Antoine Tshisekedi si nk'igitego cy'umutwe yabatsinze aba bantu. Yego, ngira ngo izi ngabo za leta na Felix Antoine Tshisekedi, ibi bintu ngira ngo bwana munyamakuru mu byo yifuzaga, ni umwe mu bantu wifuzaga rero kubona ibikorwa bigiye bitandukanye, kubona izi ngabo za M23 zitsindwa mu buryo yifuza, kandi kuko bikomeje kugenda bigerwaho. Kuko muri kano kanya tuvugana, ingabo zikomeje kugenda zirekura ibice. Ndakubwiza ukuri ko mu bice bigiye bitandukanye njye nacamo, aho mba ndi cyangwa se mperereye, yaba mu mujyi wa Goma ndetse n'ahandi, ubona ko izi ngabo zifite ubwoba mu rwego rwo hejuru kurusha uko mu minsi yatambutse wasangaga ari intarumikwa bariyise intare zasarambwe. Ariko muri aka kanya tuvugana bwana munyamakuru, urareba ugasanga naho umusirikare w'ingabo za M23 aho aherereye uba usanga naho afite ubwoba bwinshi, ndetse ukibaza nese izi ntare zasarambwe zakomeje gukora akazi katoroshye mu minsi yatambutse, zari intarumikwa, zari zarariye Amavubi. Muri aka kanya buri wibaza icyababayeho,
uburyo bakomeje kugenda batakaza ibice bigiye bitandukanye by'amaherere. Ibi rero n'ubundi bikomeje kugenda bigaragaza ko izi ngabo bwana munyamakuru zatsinzwe urugamba ahubwo zibura kuva mu bice, kugira ngo kuva leta zunze ubumwe za Amerika zavuga ubufatanye n'ingabo za leta bikomeje gushyira bibwana munyamakuru izi ngabo za M23, kuko ngubu tubwana muri kano kanya njyewe njya ntungurwa n'uduce tugiye dutandukanye ncamo ahari kubera imirwano. Ni gake kagiye kabaho uko izi ngabo wasangaga mu muhanda ndetse n'ahandi mu bibaya ahantu hose no mu birindiro byabo, ni gake ndakubwiza ukuri dusubiremo, wasangaga zino ngabo zisiga ibikoresho zigahunga zikava mu byaha. Rero muri kano kanya rero kugira ngo bwana munyamakuru ngende kureba ibice byose biri kugenda biberamo imirwano, nkareba ibice bakomeje kugenda batakaza by'amaherere, ndetse ngira ngo bacitse intege bwana munyamakuru nyuma y'uko n'ubundi acukurwa mu y'agaciro hakomeje kugenda hagaragara ko hamaze gufatwa. Rero ibi ngibi ngira ngo bwana munyamakuru byakomeje kugenda bibaca intege, aho bari biringiye cyangwa se aho bakuraga ngo bagiye bidekarara kenshi bavuga ko batakurikiye amabuye y'agaciro ahubwo bari kurwanira uburenganzira bwa muntu. Ariko muri aka kanya ngiye siko mbibona, kuko kuva batakaza ari amabuye y'agaciro muri kano kanya rero bwana munyamakuru bakomeje gutakaza ibice by'ingenzi birimo abaturage, kandi baravugaga ko ari abaturage bari kugenda barwanira ishyaka. Kuko urebye ibikorwa biri kuba muri Minembwe, uburyo ki bamaze guta abaturage, ugasanga abenshi muri bo nibo bakomeje kugenda ahubwo bahungabanya umutekano w'abaturage, cyane cyane izi ngabo zatwirwaneho bano bafatanya ibikorwa babo, kugira ngo rero babuze aho bakura amabuye y'agaciro cyangwa se biba. Bwana munyamakuru bahitamo kuba bata abaturage, kuko inyungu bari bafitemo bari baritwikiriye abaturage, bakavuga ko rero bwana munyamakuru ngo bari gukora uko bashoboye ngo bakarinda umutekano w'abaturage, ndetse ahacukurwa amabuye. Ngira ngo bakomeje kugenda rero bagaragaza isura itari nziza, ko muri kano kanya tuvugana bakomeje gutsindwa bigaragara amaso ya buri wese bwana munyamakuru. Yego, nabyo bikagenda biteza ikibazo. Reba kuva muri Minembwe ukava mu bice bitandukanye. Minembwe niyo basigaje kuva mu bavuye muri Rubero, bava muri Warikare. Mu by'ukuri ibi bintu bishobora kuzabateza ibibazo bikomeye mu buryo bugaragara. Abantu benshi niho bahera banavuga ko bishobora kuba abantu ingaruka zikomeye kuri ibi. Mu by'ukuri wenda kugira ngo tukure kujya no mu bindi, ndagira ngo abantu benshi mu badukurikiranye bibaze bati ese M23 koko mubona yava mu mujyi wa Uvira nk'uko bitangazwa, nako mu mujyi wa Gomasori no mu bice bitandukanye byegereye mu mujyi wa Bukavu kakanya bakaba bamaze kwemeza ko bavuyemo? Murabona ko ishusho ishobora kurangira M23 itakaje ibice by'ingenzi byose bigenda bigaragara ku butaka bwa Kongo, nk'uko bagenzi bacu b'abanyamakuru b'inzobere ndetse n'abasesenguzi babigaruka bavuga ko uko ari ugutsindwa gukomeye ku mugaragaro izuba riva ku nyeshyamba z'umutwe wa M23. kugira ngo urugamba rwo bakomeje kurutsindwa, kugira ngo ibice bigiye bitandukanye bakomeje kugenda birekura. Rero n'aka kanya tuvugana n'ubundi bakomeje kugenda barekura ibice by'ingenzi, ibice rero bibafitiye runini, ibice bagakwiye kuba baharanira kuba batarekura byoroshye. Ariko muri kano kanya ngira ngo bamaze gutakaza ibice by'ingenzi, ibice bituwe n'abaturage bakomeje kugenda bagaragaza ko bari kurwanira abaturage. Ngira ngo rero kana munyamakuru izi ngabo zadohotse, reka mvuge gutyo, ko zikomeje kugenda zicika intege, zikomeje kugenda zirekura ibice by'abaturage, ibice n'ubundi buri umwe wese atakumva ko izi ngabo zarekura. Ni gake kashoboka izi ngabo zagiye zirekura ibice zikivana mu bice nta mirwano. Rero bwana munyamakuru zo zatsinzwe runo rugamba, izi ngabo zamaze gutsindwa mu rwego ruri hejuru, kandi koko nk'imboni zanyu bwana munyamakuru hano mperereye n'ubundi hari kugenda mbona ishusho y'uko izi ngabo zikomeje kugenda zitsindwa urugamba, ko zimaze gutakaza ibice by'ingenzi, ibice byari bivuze runini. Rero wari uri kwibaza uti ese barava mu bice byoroshye harimo umujyi wa Goma? Bwana munyamakuru nta muntu wari uzi ko
izi ngabo zarekura Uvira nk'uko zaharekuye, kugira ngo Uvira mureze neza ko ari igice kinini. Rero gusa no kuba bakomeje kugenda barekura ibice by'ingenzi baruhiye bafashe barwanye n'ingabo za leta. Ngira ngo rero kuba barekura umujyi wa Goma ntabwo ari ibintu byatungurana, kuko uyu ni umujyi bafashe byoroshye kurusha uko barekuye umujyi barwaniye wa Ruvira, bakarekura n'ibindi bice, kandi banabibona ko bwana munyamakuru bigoye kuba batsindira urugamba. Ngira ngo bo ibyo bifuza agombaga ko nyuma yo gufata umujyi wa Goma, Uvira ndetse n'andi, bumvaga ko rero bo bazajya bafata ibice byoroshye, bumvaga ko bafite imbaraga, ariko kuva Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatezamo ibintu byakomeje kugenda bizamba bwana munyamakuru. yego kugira ngo reka nkurekure ujye ukudukurikiranira akantu ku kandi mu mujyi wa Rikare n'ibikomeje kuvugwayo, kugira ngo mu nkuru zacu zikurikira uze kuba habaye gatanu ku kandi, naguha icyo twakwita umukoro wo kudukurikiranira akantu ku kandi mu bice bitandukanye byo muri Minembwe ndetse na Warikare, ubundi tugakomeza aya makuru bwana munyamakuru. Yego, urakoze cyane bwana munyamakuru. Murabyumva rero ko tugiye gukomeza amakuru twibanda mu bice bitandukanye bya Warikare, ho nyeshyamba z'umutwe wa 23 zamaze kuva. Byose tugiye kubigaruka mu buryo burambuye, gusaba gukanda like, share, comment kugira dukomeze tubane, kandi ujye uwa mbere ku makuru tugenda tukugezaho.